Bana atarenga. Moto urarenga yihanganisha. Yihanganisha. Karere ka Nyarugenge hano munsi y'isoko rya Nyarugenge habereye amahano akomeye cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Motari yakubiswe igipfusi kimwe ndetse amenyo ahita ashiramo. Ni mu gihe uwamukubise yiyitaga umusirikare, avuga yuko ari umugeshi, ariko icyo wamuhoye nuko umumotari yamutuye hasi mu gihe yari arimo arwana. Inzego za polisi zishinzwe umutekano hano mu mujyi wa Kigali zahise zihasesekara ashaka kuzirwanya, nazo birangira bahise bamwambika amapingu. Yitwazaga yuko ari umusirikare, niyo mpamvu yakubise uyu mumotari amukura amenyo, ndetse n'abapolisi bakora patrouille baje arisaza nibwo uyu musore bahise bamwambika amapingu. Ni mu gihe bamwe mu baturage bari hano bari kuvuga yuko uyu mumotari yaharenganiye. Murabona yuko bamuzamuye bamufashe amakabutura, bagiye kumworiza muri za modoka bajya bita ngo ni VIP. Iyo ino modoka igutwaye ngo ntago ujya ugaruka, ariko uyu musore rwose yivuyemo igipfusi cyiza cyane, arangije agikubita umumotari ahita akuka amenyo. Umumotari twanze kumubereka bitewe nuko yakutse amenyo, bivuze ngo afite ibikomere, kandi amategeko ya YouTube avuga yuko utagomba kwerekana amaraso cyangwa umurambo hano kuri kamera. Nimba ushaka kumenya byinshi kuno mugabo w'umusirikare wakubise umumotari igipfusi bitewe nuko yari amutwaye amutura hasi, nimba ushaka kubimenya bino kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo umenye byinshi, cyangwa uzajya umenya byinshi kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Duherereye hano mu isoko rya Nyarugenge, ahangaha ni no mu karere ka Nyarugenge, hano ni ku isoko rya Nyarugenge, ahantu abantu benshi bahira, ngira ngo murahazi. Ubwo hano abapolisi bari kuri patrouille barimo bacunga umutekano hano mu mujyi wa Kigali. Hari mu masaha akira saa 10 za nimugoroba nibwo uyu musore umumotari yaraje amutwaye, none umumotari aza kugira impanuka, moto yabo iranyerera igwa hasi. Moto kunyerera ikagwa hasi, ibyo ngibyo ntago uyu nguyu bari bamutwaye ntago yabyitayeho, ahubwo yabyutse hasi akubita motari igipfusi kimwe amwongezamo ikindi, amenyo ahita ahungagurika. Ntago ndibubereke kuri kamera kubera ko uyu mumotari yangiritse. Noneho uyu musore inzego z'umutekano, ndavuga inzego za polisi nkuko buri kwibona kuri kamera zacu, yashatse kuzirwanya. Mu kuzirwanya bahita bamwambika ipingu. Barabona yuko imodoka igiye kumutwara ihari, gusa ngo yari yitwaje yuko ari umusirikare, ariko byarangiye rwose uyu musore bamwambitse ipingu arimo arazira icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Nicyo cyaha arimo arazira, ariko yari yigize ibamba ngo ngewe ngo ndi umukozi ngo w'igihugu, ngo nge ndi umusirikare, ngo sinkorwaho. Ariko bamubwira ati kado tuza tugutware, bahise bamufata mu makabutura. Ubundi hano mu mujyi wa Kigali, reka mbanze mbabwize ukuri, ntuzajya no gukora icyaha. Buri muntu wese urimo hano mu mujyi wa Kigali aba ari umuyobozi. Abenshi baba ari abayobozi, buriya ntuzakora ikosa cyangwa ngo ukore icyaha hano mu mujyi wa Kigali. Aho ngaho uzisanga wisamye wasandaye. None se ntabwo hano bajya batwandikira tumenye n'umuntu watwandikiye, ukahaca ukahahagarara bakahita bakwandikira, ugasanga wandikiwe n'umuntu wambaye igisivile ariko ari umuyobozi. Polisi yavuze yuko umuntu uzakora icyaha gisa nacyo, ariyo mpamvu polisi iba iri kuri patrouille, igomba gukumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Niyo mpamvu bakumiriye uyu mugabo atarica n'umumotari, kubera ko bamwe baravuga ngo yahuritse, yahohotewe. Rero banyarwandakazi, nawe nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twari duherereye hano mu isoko rya Nyarugenge, ni no mu karere ka Nyarugenge, ahabereye amahano akomeye cyane, ahabereye ibintu byateye abamotari, abantu bakora mu ino soko rya Nyarugenge. Iyi ni ya parking, byabateye kwibaza ibintu byinshi, nimba abantu bazajya baza guhohotera abaturage ngo ni inzego ngo z'umutekano ngo ntago bakorwa. Ibingibi polisi ibyanga nabi, ushatse kurwanya noneho inzego. Urabizi ibintu bamukora yagiye kurwanya inzego, bamukubisa twadushye twa andlight, twatundi twaye bahita bamwambika amapingu kugira ngo areke kujya. Nimba koko ari n'umusirikare, yerekanye n'ikarita n'ibyangombwa bye, urabona ko umupolisi abifite, yabonye ko ari umusirikare. Ariko kuba uri umusirikare noneho ni n'umusirikare udafite ipeti, ni kuri babandi baba bakiva ku ikosi bakiri batonya. Ukumva rero ngo ntago yaza yikarakasa kuri ino mihanda. Ega ntago buriya abasirikare ngo abatoza discipline, ntago abatoza kuza kurwana mu muhanda ngo witwaje icyo uri cyo. Nagende yenda baraza kumurekura, yenda nibahagera
ariko baraba bagize kuri brigade baraza kumurekura, cyangwa nibamurenza na hano baze kumurekura kugira ngo bahoshe intambara. Ariko bitewe n'ukuntu yashatse kurwanya inzego z'umutekano, ewana nibamujyane banamukozemo kabisa nawe yumve, sibyo? Ni ukuvuga ngo rega hano ikintu gikora ntago ari ndakuzi ngiki se, oya mwana rero nimukave ku ikosi ngo muze kutwiyemeraho musange muraje muratudishye ngo muvuye ku ikosi ngo muri abasirikare, oya ibi ntago birya bro, ibi ntago birya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka nimbarwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye. Ndabakunda cyane, ciao ciao.